discipline is very important. And from the moment you are young, it's the right time to get discipline into your daily way of life. Uyu ni Walid umuyobozi ushinzwe ibikorwa muri Central Park Hotel mu kiganiro n'abanyeshuri bo muri Ketha, ishuri ryigenga ryigisha ibijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo riherereye mu mujyi wa Kigali. Barabasangiza ubunararibonye muri uyu mwuga wo gutegura no gutunganya amafunguro n'inama zabafasha kunoza mu gihe bazaba basoje amasomo yabo. Ni muri gahunda ngaruka kwezi y'ibikorwa bihindura imibereho y'abatura Rwanda Central Park isanzwe ikora. And today came to us this action is to share with the young generation about the future possibilities that they would have. Kwaje kuganira n'abakiri bato kuri ejo hazaza hawe n'ibishoboka bifitemo. Hanjye ubwanjye nakoze mu bihugu birenga 11. Mu bihe byanjye byashize nakusanyije ubumenyi butandukanye. Niyo mpamvu ndi hano. Uyu munsi ni ugusangira ubumenyi n'ubunararibonye kuri uru rubyiruko rukiri mu ntangiriro y'uyu mwuga. So they are still students. So they need to know that life is difficult, it's complicated, how to get a job. Baracyari abanyeshuri, bakeneye rero kumenya ko mu buzima bigoye, yaba kubona akazi, guhabwa amahirwe n'ibindi bitandukanye. Niyo mpamvu nge Teta, François na Emi abagize iri tsinda ryacu bose baje ngo twungurane ibitekerezo n'uru rubyiruko kubyerekeye uburambe bwacu kugira ngo tubaho ubumenyi bwinshi barusheho gukunda uyu mwuga no kunoza. Bamwe mu banyeshuri biga ibijyanye n'amahoteli bavuga ko babihisemo kuko babikunda kandi bikaba biri gutera imbere nubwo hari abagifite imyumvire yuko ari umwuga wabacikirije amashuri. Impamvu ya mbere nuko ari ibintu biri kugira akamaro urubyiruko cyane muri iyi minsi, amahoteli ndetse na tourism biri gutera imbere cyane ko u Rwanda ruri kwiyongera muri physical features, abatourists bari kwiyongera mu gihugu, and then that's what pushed me forward to study hospitality and tourism. Naje kwiga culinary arts. Bwa mbere mbibwira ababyeyi banjye nabo ntabwo babikunze cyane kuko abantu benshi babivuga, gusa nkuko nabishakaga naje kuyiga kuko ku isoko ryanze ry'umurimo nibyo bintu ko numva yuko birimo inyungu nyinshi. Uretse no kuba inyungu nyinshi biragufasha no mu buzima bwa buri munsi, uhura n'abantu batandukanye baguhereza opportunities cyangwa baguhereza amahirwe yo kuba bakwinvestingamo amafaranga cyangwa bakakwigisha ibintu bitandukanye. Nubwo bimeze uko baragaragaza ko bagihura n'imbogamizi mu kubona aho bimenyerereza umwuga kuko bababyiza ari benshi ndetse n'ababitaho bakaba bake kuko ari ubwo batababonera umwanya uhagije. Imbogamizi ya mbere ko turi kubyiga turi benshi, turamutse tugiye tubona amahirwe yo kubona stage ahantu henshi kandi mu gihe inshuro nyinshi zishoboka, icyo kintu cyadufasha ko bidufasha kwimenyereza umurimo. Mu stage mu mahoteli twagiye duhura n'imbogamizi nyinshi, ugasanga nk'ibintu wizanga ku ishuri baduhereza ibintu bikeya ariko iyo ugeze muri hoteli ubona byinshi kuko hari igihe usanga abana bo baba bari busy batagomba kukwereka ibintu byose, biba bisaba ngo ukorane umwete ugende ubegere cyangwa urebe ibyo bakora ubigireho, ariko ntabwo babona umwanya wo kuza bakubwira ngo ugenda ngo ukore iki ngiki ngo bagikora gutya. Habimana Alphonse ni umuyobozi wa Ketha, ishuri ryigenga ryigisha iby'amahoteli n'ubukerarugendo. Ashimangira ko imikoranire bafitanye na Central Park Hotel ifasha barangiza amasomo yabo muri iri shuri kujya ku isoko ry'umurimo bafite ubumenyi buhagije. Central Park tumaze igihe dufitanye imikoranire myiza nk'uko biri muri gahunda yacu kwigisha abana ariko tukabaherekeza no ku isoko ry'umurimo. Ibyo rero bemeye kudufasha, tugirana amasezerano y'imikoranire meza ku buryo abana bacu niba tubigishije tukaboherezayo babaha ubumenyi bundi buri pratique bwunganira ubwo twabahaye, mbese ni nko guhuza ibyo bigiye ku ishuri hano n'isoko ry'umurimo. Ibyo rero byagiye biduhana n'izindi ntambwe nziza ku buryo hari abana bacu bafashe babaha akazi, babonye akazi kandi baragiye arimenyereza mwuga bagiyemo. Ubusanzwe Central Park Hotel ifite gahunda ngaruka kwezi yo kwegera abaturage hagamijwe kungurana ibitekerezo no kubashyigikira mu bikorwa by'iterambere. Emmanuel Hakizimana, Radio DC Kigali. So you guys have everything here. It's between your hands to grow up and to make the best for this country.